hano mu Rwanda niko tuzita umukobwa wakunze wabengutse yakagira nka anniversaire cyangwa se kuri Saint Valentin usanga mu mashopu agiye atandukanye hano mu mujyi wa Kigali abantu bari kugenda ndababaza boyfriend akongera akagarukana nk'umuryango yego ariko nanone ngo Jarike ngarabuze arakomeje ngo nuko Jarike yabuze yego ese urumva ibyo bintu n'ibiki koko umbabarire bwambwiza kuri koko byanga byakunda famille yawe yabonye birabintu inabikubazaho nk'umuntu uri nahangaha barambwiye ngo mbanze ndeke mukuru wanjye nyine atuzeho none namara gutuzaho twese nk'umuryango ushaka aho tugomba guhurira ku buryo nta n'umwe wagira imbogamizi bige kuri iki kintu ari rw'umwanzuro yabifata ya cyane kuko ntabwo twagenda nk'umuryango twifata tuvuga ati reka tumutware kandi we nyiri ubwica atabishaka umugabo wawe wapi hawe mubana umunsi ku munsi ni cye cyumviriza umutera uko kumutera icyumviriza ukumva wumva wanyereka ko bitakiriho ariko nanone akongera akambwira ati ariko nubwo byo bimeze gutyo papa w'umwana wawe cyane ntago nabura agatimba akavuga ngo ni umugabo wanjye ntago namwaga iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho cyangwa bakasika mutondo saa 7 nimugoroba samatera gake cyangwa sambo ndi cyari kuri Manzi Innocent TV rebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi domba gura mu gihe gitondo gusaba kura subscribe n'ibitare wayikora sinawe wayikoze na kunyango usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zikanagire impereza ikaze abakunzi bacu bari muri Amerika Afrika Uburaya Asia ndetse na Australia harimo gubyo buturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko urukundo ugenda tugaragariza umunsi ku munsi ndetse n'uburyo ugenda twitaho inama ibitekerezo byinshi dukorera Imana ijye biguhera umugisha mwabantu mwe uyu munsi ndi kumwe n'umuntu bita Jackie ushobora kwibaza ngo ngiye kuganira iki na Jackie gusa dufite ibintu byinshi byo kuganiraho dufite ibibazo byinshi bitwugarije dufite ibintu byinshi ndi kwibaza nawe akibaza ndetse nawe ubwawe ukibaza nyuma y'ibyabaye ese niki kigiye gukurikiraho iki kibazo ndatekereza ko nawe ubwawe uri kukibaza usibye nawe na famille ku mpande zombi ziri kwibaza icyo kibazo byanga byakunda nta muntu utwika inzu ngahisha umwotsi kandi nta n'ikintu kijya gikorerwa munsi y'ijuru ngo kibure kumenyekana cyangwa se kibure kugaragara rimwe na rimwe abantu bakora ibintu babigize ubwiru cyangwa bakabigira privé bakibwira ko ibyo bintu bitazajya hanze ngo abantu babibone ariko rimwe birangira bya bintu bigaragaye cyangwa se birangira abantu babonye bya bintu byabaye kandi umuntu niyo yabonye ikintu wakoze ujye wizera ko abantu barenga igihumbi ubwo bakimenye uko aragisakaza akagisharinga ku bantu bagiye batandukanye cya kintu mpaka kikagaragara rimwe na rimwe kigira ingaruka ku bantu bamwe cyangwa se abandi mw'abantu mwe ibintu byabaye ndeka mbyita kasamutwe cyangwa mbyitwe yagize reaction idasanzwe arambwira ati none ubu ngubu ibi bintu ndabyitwaramo ese uyu ni umugabo nashatse cyangwa ni ikigerageza Imana yampaye turaganira birarangira nari mvuze nti rero reka nzane Jackie byanga byakunda kimara kubibona na famille yarabibonye cyangwa se yarabimenye yabasangije mu makuru menye se famille yabo yabyakiriye ite ese nyuma yo kubona none biriya ikabona umukwe wabo akoze ubukwe n'undi mugabo bahuje ibitsina yavuze ite yakiriye ibyo bintu iki niyo mpamvu rero Jackie ndi kumwe nawe uyu munsi Jackie bimeze biti meze neza cyane
ku maso yawe ko hari akantu k'agahinda, ku maso yawe ko mbona hadakeye, ku maso yawe ko mbona hari umwijima, bimeze bite? ubundi bisaba kwiyakira. Bisaba kwiyakira. Makuru y'iminsi ni meza, biragenda neza. Urasa neza, wambaye neza. Ntabwo buri munsi nta munsi nambara nawe imbere yawe. Nta nonsa nawe. Nta n'usa nabi. Cyangwa sha. Iki? Cyangwa. Robe iza robe. Buriya umuntu muhorana cyangwa se muhora nyine muhorana kenshi. Aba inshuti yawe. Ikintu kiza rero umubonyeho uramubwira. Nikiba umubonyeho ukamubwira. Si byose? Nanone nibyo. Niko biba bimeze. Rero kukubwira ngo wambaye neza. Muri we njya mbona wambara nk'abashinwakazi. Abashinwakazi se cyo. Bobo yambara utuntu tw'udusenge inyuma, agashyiramo agapira nk'imbere kagize, akiyambarira n'igipataro ngo bazita boyfriend. Hano mu Rwanda niko tuzita. Umukobwa wakunze wabengutse. Yakagira nka anniversaire cyangwa se kuri Saint Valentin. Usanga mu mashopu agiye atandukanye hano mu mujyi wa Kigali abantu bari kugenda ndababaza boyfriend ugasanga uzango nambaye boyfriend, wambaye neza. So nishimiye ko waje ngo tuganire, nanagushimira ku mwanya wawe ubashije kumpa. Ni bihe bitoroshye, sinzi nimba ndibuze kukubaza nimba ibyabaye warabibonye, ariko byanga byakona ntabwo byagera iki gihe utabizi. Ndagira ngo rero tuganire ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere ni ubukwe bwa Sadunda n'umugabo we Satani Kayusi. Iya kabiri ni ukubura kwa Sadunda, ubu ngubu tutazi ahantu aherereye, tutazi n'icyerekezo. Byanga byakunda nituganira kuri ubwo bukwe, uraza no kumbwira icyo famiye yabivuzeho ikimara kubona biriya bintu, ndetse nawe ubwawe uburyo wabyakiriye n'igisobanuro bifite ku muryango wawe. Ese ntibyaba bica amarenga ko noneho Sadunda atagikeneye umukobwa wanyu, bikaba bica amarenga ko akeneye gatanya? Tugiye kuganira. Ukimara kubona biriya bintu Satani Kayusi ndetse na Sadunda bakoze ubukwe, we ku giti cyawe wabyakiriye ute? Wabifashe uti? Wabibonye uti? Urakoze sibyo? Yego. Biriya bintu biragoye pe sibyo? Kuba narabibonye pe, iby'ubukwe bwawe narabubonye. Yego. Ariko nanone kuba byarabaye sinzi ko nabigenza. Buri muntu agira amahitamo ye. Ubwo wasanga impamvu Sadunda yabigenje kuri amahitamo ye ari umuntu bahuje igitsina. Yego. Wenda mukuru wanjye nawe yamenye, sinzi nimba warabibona. Maybe yarabibonye. Okay, nimba yarabibonye. Sibyo kuko akenshi nabimuhishaga. Nabimuhishaga nkanga kubimwereka. Yego. Kurabizi naho uko bimeze. Nkanga kubimwereka nkavuga ati se nimba imwereka azagwa mu kantu. Kuko akenshi yaravuze ati agomba gutegereza nanone deja akihagaraho ngo naga mukeneye kandi amukeneye. Kuko uriya n'umuvandimwe wanjye ndamuzi. Yego. Ashaka kukubwira ikintu ngo ntacyo kandi agishaka cyane kugira ngo we ubwe yumve ko nyine nawe ubwe yihagazeho ku giti cye. Ikintu navuga cyane vuga na mukuru wanjye akabibona wenda namenye ko Sadunda atamukeneye. Ati kubera iki? Sadunda yabakeneye ko utubona ko hari amagarura ko azisubira kugarukana na mukuru wanjye. Ntabwo yakabaye yageze ku rwego rwo gukora ubukwe n'umugabo mugenzi we ya. Rero ubwo ngubwo uko bimeze amahitamo ya Sadunda twemeye tuyakire nk'umuryango. Yego. Kuko nta kundi twabigenza, nta garuriro rihari. None ibintu bigezeho kuri mariage birakomeye pe. Birakomeye cyane. Nta hantu wabigarura. Wowe ku giti cyawe wabyakiriye ute? Njyewe kamubwenya birababaza pe sibyo? Uriya ntago ari umwanzi wanjye. Yego. Ariko birababaza. Njye nabyakiriye nabi ariko bisaba kwiyakira. Ese iyo urebye ubona ibintu byose Sadunda yakoraga kuriya gufata akirukana umugore we amusiza ngo umwana yabuze, ngo Jarike yabuze, byagenze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, atari strategie yo gupanga imipango ye mibisha yo guhemukira Innocente akagaragaza noneho yakoze n'ubukwe. Ese karanye nkubaze gute abantu bapfa umwana arabonetse akomeje ibye.
umwana mu kuboneka atandukanye n'iki abonye atandukanye n'umugore ashatse inshoreke inshoreke iramunaniye ashatse umugabo mugenzi imagine nawe kuko yaba byari kugigaruriro uriya mwana Jarike yaboneka bari kuziyunga akongera akagarukana nk'umuryango yego ariko nanone ngo Jarike ngarabuze arakomeje ngo nuko Jarike yabuze yego ese urumva ibyo bintu ni ibiki koko umbabarire ukambwiza ukuri koko byanga byakunda famiye yawe yabonye biriya bintu inabikubazaho nk'umuntu uri inahangaha banatekereza ubahagarariye muri kambivuge muri ubwo buryo famiye yawe mwabiganiriyeho mwagize umwanya wo kubiganiraho nubwo mutahuye face to face mwagize umwanya wo kubiganiraho byibuze no kuri telefone umbwira ibyo mwavuganye umbwira uko babyakiriye byose ubimbwire kankubwire yego cyane pe cyane ubu wambwiye nkakwereka uburyo naganiraga nabo no kuma WhatsApp sibyo babimbazaho cyane ndetse ahubwo ubu baba bazi ko wenda nabo nago barabyakira ko ari ibyo yego babumva ari nka filime pe kandi nibazi ko ibintu ari ibyanyabyo njye nirwa mbabwira ngo ni ibyanyabyo akenshi bo baravuga ati oya basi tuziyizira mu Rwanda tuze turebe ko ibyo bintu niba ari ibyanyabyo nanjye rero kubabwira ndavuga ati kugira ngo muzanyizere niba mwumva ko ari filime bya bintu ni ibyanyabyo muzamanuke mwirebere ko bimeze avuga ati pe turakwizeye ariko nugusenga Imana tukajya ku mavi ese wagarura umuntu utari bugaruke ntibishoboka homba mfite ubwoba baga nk'umukobwa nk'umusore wakubenguka iwanyu kugira ngo bamuguhe ntibyaba intambara ntibyaba ibibazo cyane ibibazo ariko nta kundi ndetse nabwo bakanga kumwakira nkaguma mu rugo bashobora gutekereza bati uyu musore tumwizeye dute aramutse abaye nk'uriya wa Innocent nyine pe kugira ngo babyakire nanone deja biba bigoranye ako nanone nabwo nago bakanga ko nkingirwa ngo nukubera ikibazo cya mukuru wanjye ese abashaka ngo ngume mu rugo oya ntabwo bibaho byanga byakunda mushobora kuba mufite umukuru w'umuryango uhagarariye tu si byose wubwe ntago mwabona ibintu bigenze kuriya ngo mubure guteranya famiye zibure guterana banzuye iki kwa kino kintu banzuye sibyo barambwiye ngo banze ndeke mukuru wanjye nyine atuzeho none namara gutuzaho twese nk'umuryango dushaka aho tugomba guhurira ku buryo nta n'umwe wagira imbogamizi bige kuri iki kibazo kuko birakomeye na Innocent mukamujyana nawe none se ubwo twamusiga kandi ari we noneho icyo kibazo kiriho ye niba tugomba gutwara akavuga ko ibintu bimeze n'umwanzuro tugomba kubifatira kuko nawe abifitemo uruhare rw'umwanzuro yabifata cyane kuko ntabwo twagenda nk'umuryango twifata tuvuga ati reka tumutware kandi we nyir'ubwite atabishaka ubwo rero bisanga ngo twicare tubyigaho twese na nyir'ubwite ahari noneho umwanzuro uzavamo nzakubwira natategereje ahubwo biba byiza twajyana nawe nanjye tuzabipanga hari tuzabipanga njyewe ubukwe bwarabaye bukimara kubangira amatsiko yo kujya kureba Sadunda n'uwo mugabo we njyana na mama bapampe tugezeyo dusanga ahantu bari nta bagihari ngira ngo nabyo warabibonye sasa tubajije umugabo waratubwira ngo Sadunda ngo yaragiye ngo ntazi ahantu yagiye urumva ngo yaragiye ngo bwarakeye mu gitondo ngo amenagura ibintu ngo amaze kumanagura ibintu ngo aragenda ukugeza na magingo anga ngo ntagaze ahantu ngo Sadunda aherereye sibyo ratse ubwo yaba yarabonye undi mugabo bashobora kuba barajyanye ati woya ati jewe yagiye tukiri no mu kwabuki ndabaza se wasanga mu mwaragiye kwirira hani muntu ahantu runaka ngo hoya ngo ngiye ahubwo ngo nanjye ngo nahise ntoroka ngo ndaze watinye iki kugira ngo utoroke ubwo navuze ngo nategereje ko famiye yiwe ishobora kuza kumushakisha kuko
kuko abantu bose banabonye ko inamaze no gukorana nawe ubukwe yamara kuza kumushakisha bamubura ugasanga ibibazo byose bigize ute bigarutse kuri njyewe ngo nanjye ubona aricikiye naragiye uwo muhungu kuva icyo gihe naramuhamagaye byibuze ngo tube twakora ibishoboka byose dushakishe Sadunda ndamubura. Sadunda ndamuhamagara kuri telefone wapi. Sadunda ndagerageza kugenda mu nshuti ze wapi, ahantu akunda kunywera wapi, ubu ntago nzi ahantu hari. Ubwo twavuga ko Innocent ari udashobotse cyangwa ngo Sadunda ni udashobotse. Ndabizi se. Cyane birere. Ntago mbizi. Ndambwira ko nungo yamucitse none. Uwo nawe yaramucitse araye. Amaze ya Sadunda se nayo hema. Tubane agahinda nubwo ari mushikiwe. Mushikiwe. Sinzi ngiye buriya. Sinzi rwose. Je nanjye guhamagaye ngira ngo mwibarize. Ikintu famiye yabivuzeho n'ikintu mupanga mwebwe Innocent ndagerageza kumubaza wapi. Namubaza ngo se urateganya gudusubirana n'umugabo wawe wapi? Hawe mubana. Umunsi ku munsi ni cye cyumviriza umutero uko kumutera cyumviriza kumva bo wumva reaction ye ku mugabo wari yihe bitubwire tunoshere yakara. Kenya sivyo. Iyo nganire nawe muri icyo kibazo. Wanyereka ko bitakiriho. Ako nanone akongera akambwira ariko nubwo byo bimeze gutyo. Papa w'umwana wawe. Cyane. Nago nabura agatimba akavuga ngo ni umugabo wawe. Yego. Nago namwaga ngo mufate nk'umuntu wo hanze. Ura ni papa w'umwana wanjye. Yego. Niwe se suna nyine nawe ubona ko abifitemo reaction. Ariko tuzi tukareba gusa. Mugategereza ikimana izanzura. Cyane. Yo mwabantu mwese sinzi nimba hari ikintu ufite wakisabira abantu badukurikirana nyuma y'ibyo bibazo byose cyangwa wababwira kwe tugakomeza nyine tugashakisha. None se umuntu ko ari muhanzi waririmbye indimba aravuga ngo ni umusinzi ariko no washo. Buriya Sadunda wasanga atari we. Ngo nje ndibuka umunsi umuganga yavuye Innocent twari turi kumwe yaravuze ngo Sadunda nataza ku Gicumbi ngo muvure ibizamubaho muzabibona. Si urushambagizo, si urwangaro, si uruki. Ejo muzumva yanashakanye n'undi nawe byarangiye ntacyo mvuze. Gusa mwarabyiyumviye aziza amatwi ye utumviye se na nyina yumvira iki ijere. Hari igihe yabaga ari kwikubitana na wa mukobwa ngo yitaga mu diaspora ntazi iyo yapfiriye, ntazi iyo yaguye. Yabaye nk'umugani. Sadunda avuga ngo umwijuto w'ikintu wo agira ngo imvura ntizagwa akagira ngo nayanjye. Twisoreze icyo babwira n'icyo basaba cyerekera umwana umushi. Oze. Nge nta munsi nzava imbere y'abantu badukurikiye n'abasabye amasengesho. Yego. Ubundi ikintu mbasaba ni amasengesho. Yego. Gusa mana nta kindi kintu nakora. Ubundi cyane amasengesho ni yatubeshejeho. Yego. Atari amasengesho ibi byose shabya kabaye byaraduteye toroma. Ariko kubera amasengesho kwihangana kutwihanganisha nicyo kintu njya nshimira abantu bose. Yego. Sawa rero Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mudusengere musengere n'iyi famiye. Kubera ko ngiye mpamya neza ko bira bintu biri kuba kuri Sadunda siwe. Habwo n'urushambagizo rw'abadayimoni n'urwangara. Imana rero imufashe sinzi yo munganiye. Yewana sinkene no kwamenya kuko yangeza. Sibyo? Mu musengere mutugire n'inama muri comment mutubwire icyo twakora. Mugire n'inama mutanga kuri uyu mwana w'umukobwa azayisharinge umuryango we. Sawa Imana ibambere umugisha. Bye bye.